Ngiye kubasuhuza mbwe mukurikiye The TV show, ndasuhuza abari Burasirazuba, Iburengera bwaryo, Amajyepfo, Amajyaruguru, impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ndasuhuza abantu batuye mu mujyi wa Kigali, maximum respect. Abantu mubasha kwigaburira, mukabasha kwitunga, kwiyambika, mugatega moto, mwese mukabona yo mwishyura, maximum respect. Kigali ni yoroshye. Kigali ntabwo iba yoroshye kubona uyishoboye, wubahwe cyane. Hanyuma tugiye kubagezaho aka breaking news k'iminota mike cyane, iminota itarenze 8. Ntabwo ndi buyirenze rwose, nimubona nyirengeje mu mpane. Nagira ngo mbagezeho breaking news uyu munsi. Gafaranga yaburanye, nibwo yagejejwe mu rukiko aje kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, aho ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ntabwo ari gufata ku ngufu, ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina yarezwemo n'umudamu we. Umudamu we akaba ariwe watanze ikirego. Rero amakuru ahari, Gafaranga yageze ku rukiko mu masaa 12:30 n'igice. Saa 12:30 n'igice imodoka yamuzanye itari na ya yindi izana abafungwa, ntago ari ya yindi izana abantu baje kuburana. Wapi, yaje muri Vigo iramuzengurukana, imuparika hafi n'umuryango, noneho bamusohora basa nk'abamuproteje. Bishoboka ko Gafaranga yavuze yuko yasabye yuko adashaka kugaragara mu itangazamakuru. Birashoboka kuko urumva nimba yahageze mu gitondo cyane, byumvikana yuko ashobora kuba yasabye ko bamurinda itangazamakuru cyangwa guca ku makamera y'abantu batandukanye, cyane ko abanyamakuru bose bari bahazindukiye babukereye. Ibaze ko hari umunyamakuru wahageze mu masaa 10. Ariko abantu bazi kuzinduka pe. Hari umunyamakuru wageze mu masaa 10 ari nayo wabashije gufata udushusho tw'iyo modoka yari imuzanye. Baramuproteja cyane, ahita yinjira mu rukiko atagaragaye mu itangazamakuru, cyangwa ifoto ye cyangwa ishusho rye ritagaragaye nk'ayo mwagiye mubona. Yabafata ku mavuta bari baje kuburana. Bayongwe, Apotre Yongwe, murabizi ko amavideo yabo yacagaho nyine ukababona bambaye ipingu babashoreye, ba Motion n'abandi bose. Gafaranga rero we siko byagenze. Gafaranga we yihishe bishoboka, kandi murabizi yuko niko asanzwe. Murabizi yuko ariko asanzwe. Ngiye ni nabyo nari nababwiye muri video yabanje, ni nabyo nari nababwiye. Uno mugabo ntago aba ashaka ko ubuzima bwe cyangwa ibibazo arimo bijya muri social media. Nubwo nyine nk'umuntu uzwi bigeraho bikagaragara, cyangwa se bigeraho akajyamo, ariko mu mahitamo ye ntago aba ashaka ko bigera muri social media. Cyane murabyibuka no ku munsi w'ubukwe bwe, ari ubukwe bwe bwa mbere. Buriya hari ibintu abantu batajya bavuga. Ari ubukwe bwe bwa mbere, nabwo nta muntu wigeze amenya ko Gafaranga yakoze ubukwe. Wenda icyo gihe twavuga ngo ni uko atarazwi, yari ataramenyekana. Ajya gukora ubukwe n'umugore wa mbere, ashobora kuba atarazwi, nta muntu wajya gukamera ubukwe bwe. Ariko no mu gihe yakoze ubukwe, ari umuntu uzwi, ari umuntu ufite abakunzi benshi n'abafana benshi n'abantu bamukurikira benshi batandukanye, nabwo ntiyigeze yifuza ko itangazamakuru rijoininga ubukwe bwe cyangwa se riza gukamera mu bukwe bwe. N'abagerageje barabafashe ku gahato babasaba ko ayo mashusho bayasiba. Rero ni nabyo byabaye ubungubu. Ageze ku rukiko nabwo ntiyigeze ashaka ko isura ye igaragara. Ngira ngo ari nayo mpamvu bamuzanye mu gitondo cyane. Urumva nawe saa 12:00. Ntekereza ko akazi ka leta murabizi yuko ubungubu gasigaye gatangira saa 3 zuzuye.
urumva nimba akazi gatangira saa 3 zuzuye bivuga yuko urwo rubanza ari bwo rugomba gutangira kuburanishwa cyangwa n'izindi manza zindi abacamanza urabizi ko batangira ayo masaha, ariko Bishop Gafaranga we bahamugejeje saa 12:30. Saa 12:30 nibwo yarahageze. Ndatekereza ko nta n'umunyamakuru wundi wari wakahageze usibye uwo nguwo wazindutse. We ashobora kuba yari afite amakuru y'umwihariko ari ku ruhande. Ashobora kuba yari afite amakuru akavuga ati reka nzinduke ibyo ari byo byose ewana ndahagera kare. Rero abantu byanga bikunda b'abanyamakuru babashije kuhagera murabibona, muraze kubibona ku masosho media atandukanye, bose bashobora kuza kwifashisha ishusho ryafashwe n'uwo munyamakuru n'umukameramani we bahazindukiye. Ni ukuvuga yuko wenda bashobora byari byose turagerageza turebe naza gusohoka bwo biraza kugenda gute. Sara araburana mu kuburana ifunga n'ifungurwa, arataha gute, aragenda gute ku buryo abantu batari bubashe kumukamera. Byose ni ibintu turimo kwibaza, ko nshimye ko bamuzanye mu gitondo, ubwo bivuga yuko mu gutaha bwo biri bugende gute ku buryo ari buhangane n'icyo kibazo cy'uko adashaka ko amafoto ye n'amavideo ye byajya hanze yambaye amapingu, bishobora kujya hanze yambaye ipingu. Rero byose turagumya mbakurikiranire. Hariyo n'umuntu n'umukameramani wanjye wagiye kumfatira amashusho, ngiye sinabashije kujyayo. Ibyo ari byo byose turaza kumenya ngo amakuru ahagaze gute cyangwa se byarangiye gute, iyo mashusho yose yafashwe. Ariko ibyo ari byo byose ndatekereza ko hatari bubure n'agashusho na kamwe tubona. Ibyo byose ndatekereza ko abantu bari yose nabo ko baba bashaka bose ko bishakira ako ka video. Ibyo byose turaza kureba uko biri bugende. So ndagomya mbakurikiranire, nicyo mbijeje, ndabakurikiranira uko biri buze kurangira. Nimba se Gafaranga kubw'imbabazi Annette Murava yamusabiye wenda biri burangire urukiko rumurekuye wenda akajya yitaba ari hanze, cyangwa se nimba urukiko ruri bumukatire gufungwa ya minsi 30 ntawamenya. Byose biragenwa n'urukiko cyangwa se n'Imana. Nta kindi numva navuga, gusa ndamusaba kwihangana, ndamusaba koroherwa, Imana imworohereze. Nta muntu wakwifuriza mugenzi we ko yafungwa, nta ubabyifuza uko byagenda kose. Turagumye rero dukurikirane kuri Dede TV Show turebe nimba koko turaza kubabwira nyine umwanzuro wavuyemo. Mukomeze mubane natwe, mudukurikire, mukore subscribe, mukore like, muduhe na comment, mutubwire ati ibintu byanyu ni bibi cyangwa ni na byiza. Sibyo se? Biba byiza iyo muduhaye ibitekerezo byanyu, akaba ari byo akenshi tugenderaho bikatubera byiza. Murakoze rero, dukomeze dukurikire ibiganiro byose Dede TV Show ibagezaho. Ciao ciao.